Shalom bene data nshuti zanjye abantu bashya mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza imigisha y'Imana ngibe kuri mwebwe ndetse n'abanyu bose. Fasha aka kanya ngo nshimire mwebwe mwese ku mwanya wanyu, amagambo meza, ibitekerezo n'inama zanyu. Uwiteka abaha umugisha kandi uburinzi bwe bukomeze kuba kuri twe twese ndetse n'abacu bose. Ikaze aho tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nshuti zanjye, niba hari igihe dukwiye kuba maso dusenga kandi twirinda ni iki? Tukagira igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyacu. Kubera iki? Zaburi 119 umurongo wa 105, Dawidi amaze gusobanukirwa n'agaciro ko kwiga ijambo ry'Imana ku giti cye yaravuze ati, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Icyampa ngo aya magambo tuyasobanukirwe twese. Nitugira igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyacu, ntabwo tuzayoba inzira ubwo abandi barimo barayobagurika. Kandi umucyo w'Uwiteka uzahora uturasira maze umwijima uhunge. Ubw'isi igoswe n'umwijima, abaturage b'isi bari kugotwa n'umwijima. Mu binyejana byashize benshi bagiye banga umucyo wo mu ijambo ry'Imana bagahitamo umwijima. N'ubu kandi hariho bamwe muri twebwe bari gutera umucyo umugongo bagatumbira umwijima. Kandi Yesu Kristo ari we mucyo, Satani akaba umutware w'umwijima. Hari iteka ryaciriwe haba muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 19, ngo uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi, kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana, ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo. Yesu yaranzwe kuko yagaragazaga ububi bw'abanyabyaha. N'ubu kandi benshi ntidushaka ko ibyo dukora bivugwaho bimenyekana, kuko tudashaka kubireka. Turi kwanga kuyoborwa n'umucyo mvajuru kubwo kwikurikira ibinezeza by'isi. Turi kwanga ukuri tugakurikiza ibinyoma bya Satani. Mwuka w'Uwiteka ari gukurwa ku bantu bari barawuhawe kuko basuzuguye impano y'ubuntu, ikibi kigahabwa intebe. None imbuto zabibwe ku giti cyo kwiyemera no kwanga umucyo ziri kwera. Icyo tubiba nicyo tuzasarura. Ni mutyo twige kubiba neza kandi imbuto nziza. Ubwo Yesu yabwiraga abigishwa be ibimenyetso byerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu n'ibyo kugaruka kwe, ageze ku murongo wa 10 wo muri Matayo 24 yaravuze ati, nibwo benshi bazasubira inyuma. Yabivugiye kugira ngo batazatungurwa kandi birinde. Mbese ibi ntituri kubibona aho benshi bari gusubira inyuma bakava mu byo kwizerwa. Uwiteka tubabarire, Uwiteka turinde gusubira inyuma, kandi n'abasubiye inyuma tugaruke mu rugo, kuko Data wa twese ari kudutarura kugira ngo kugaruka kwe kutazadutungura. Tujye komeza tuganira ku isabato. Matayo 24 igice cya 20, ubwo Yesu yaburiraga abigishwa ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe, avuga n'ibimenyetso byerekeye kugaruka kwe, yageze ku murongo wa 20 arababwira ngo, ari nako ari kubwira natwe uyu munsi ngo musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. Benshi bavuga ko Kristo yabambye isabato binyuriye mu rupfu rwe, ariko si ukuri,
kuko muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17 yivugiye ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Kugira ngo tubashe kugendana neza, aya magambo arakurikirana n'ikigisho natambukije ku isabato yashize. Nkomeje, Kristo kandi yabwiye abigishwa be ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe, abibutsa gusengera kwabo, abibutsa ibyo guhunga kwabo, ngo basenge kugira ngo hatazaba ari mu mezi y'imbeho cyangwa se ku isabato. Uyu munsi nitwe turi kwibutswa gusenga, kuko isabato ni yera, wayiremye akayiruhukaho. N'ubundi anezezwa nuko duhora tuyiruhukaho kandi tukayubahiriza. Iyi itegeko rya 4 mu mategeko 10 y'Imana ryerekana Uwiteka umuremyi wa byose, riba ryarabambwe ku musaraba, n'andi yose uko ari 9 aba yarabambwe. Tuba dufite umudendezo wo kuyica yose kimwe n'irya 4. Imana idahinduka ntigeze ihindura isabato nk'uko benshi babivuga, ahubwo yaba yarahinduwe nande? Ni ubupapa. Daniel igice cya 7 murongo wa 25, Daniel yaranditse ati azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ibihe mu ijambo ry'uruheburayo bisobanurwa ngo igihe cyashyizweho cyangwa se igihe cyategetswe. Kubwo gushaka guhindura ibihe, hashyizweho ingengabihe, kalendari isimbura iyahozeho mbere. Mu kwezi kwa 10 1542 niho ubuhanuzi bwasohoye. Tangirana n'iyi kalendari dufite yitiriwe Papa Gregoire, igira iminsi 365 yasimbuye iya Julien yari ifite iminsi 360. Kuba Yesu yaravutse agasanga iyo kalendari iriho ntagire icyo ayinengaho, ikanahanura ubuhanuzi bwe, nuko ariyo yemewe n'Imana. Abantu baribeshya, ariko Imana ntijya yibeshya. Iyi kalendari yatangiye ku itariki 31 z'ukwa 10 1582. Daniel yakomeje atubwira ngo azahindura amategeko. Itorero rya Katolike ryigisha ko abakristo badakwiriye kuruhuka umunsi w'isabato kandi ari umunsi wategetswe n'Imana. Ibyo biboneka muri gatigisimu yabo isobanuye. Abakatolike bavuga kandi ko Papa afite ubushobozi bwo guhindura amategeko y'Imana ho hato, kuko ububasha bwe butari ubw'umuntu ahubwo ari ubw'Imana. Nyamara ibyahishuwe 22 umurongo 18-19 hanyuranije no kubavuga. Ijambo ry'Imana rivuga ko uzongera ku magambo yayo izamwongeraho ibyago, uzagabanyaho izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera. Uretse n'ayo magambo gusa yahinduye n'amategeko y'iminsi. Bibiliya itubwira ko umunsi utangira nimugoroba izuba rirenze. Wasoma Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 5 wa 8 gukomeza, ndetse n'Abalewi igice cya 23 umurongo wa 32. Ariko abakatolike bati umunsi utangira isaa 6 z'ijoro. Ibi byatangiranye na kalendari ya Papa Gregoire. Bibiliya iti umwaka ugira iminsi 360. Papa Gregoire ati ugira iminsi 365 n'amasaha 6. Kalendari ya Roma itaratangira buri mwaka tariki 25 z'ukwa 12 habaga ari dimanche. Dukomeje tureba aho dimanche yavuye cyangwa se uwasimbuye isabato. Umwami Constantine wayoboye ubwami bw'Abaroma avuga mu mateka ya Gikristo nk'umwami wa mbere mu bami b'Abaroma babatijwe.
akemera amahame ya gikristo. Niwe wategetse ko dimanche ibera abantu bose umunsi mukuru ahantu hose mu bwami bw'abaroma. Ataraba umukristo nibwo yatanze iri tegeko, naho mariye guhinduka umukristo akomeza dimanche ari wo munsi yari yarategetse kuzajya aruhuka akiri umupagani, maze abantu barushaho gukuza iryo tegeko bitewe n'iryo dini rye rishya. Constantine amaze kwinjira mu itorero akanagaragaza ko ahindutse, habayeho ibyishimo, ariko guhinduka kwe byari ku izina gusa, kuko aribwo imigenzereze n'imirimo by'isi byinjiye mu itorero bikaza byambaye cyangwa se byikingirije umwambaro wo gukiranuka. Imyigishirize, imihango n'imifatanirize by'itorero byivanga no kwizera n'imihango y'abiyitaga abayoboke ba Kristo. Ibi byatumye umunyabyaha akuzwa, yishyira hejuru y'icyitwa Imana. Ibyinjijwe mu itorero n'abatarahindutse by'ukuri. Mbere babatizaga mu mazi menshi, ariko kubera ubuhangange, igitinyiro uyu mwami yageraga, byabaye ngombwa ko bamubatiza mu bundi buryo budasanzwe, aho bafashe amazi make bamusuka mu ruhanga, bahita bafata agatambaro baramuhanagura y'amazi amenetse. N'uyu munsi umubatizo w'umwami w'umupagani, cyangwa se umubatizo uyu mwami w'umupagani yabatijwemo, uracyakoreshwa mu madini cyangwa se amatorero amwe n'amwe. Hatangiye kwigishwa kandi inyigisho z'uko abatanze amafaranga mu itorero bashobora gukizwa ibyaha. Ibi biracyakorwa no muri iyi minsi, ariko kandi inshuti zanjye, ntacyo twatanga ngo tubabarirwe ibyaha. Yesu gusa, ntama y'Imana, niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Higishijwe kandi yuko papa ari we muhuza w'abantu n'Imana, kandi ko ntawahangara kwegera Imana atanyuze kuri papa, ko ari mu cyimbo cy'Imana ku isi, akwiriye kubahwa no kumvirwa n'abantu bose. Nyamara ijambo ry'Imana ritubwira ko Kristo ari we muhuza wacu n'Imana. Nta muntu ugera kwa se atari we umujyanye. Aho turi kubona abantu bari gushyira imbere abigisha babo, ariko ibi ngibi ni ubuyobe. Ngaho ahavuye dimanche ngo kuko ibizira byatangiye kwinjizwa mu itorero, n'abatihaniye by'ukuri bakinjizamo n'imyigishirize yabo yo kuyobya. Benshi bari kuruhuka cyangwa se bari gusenga dimanche bavuga ko ari wo munsi w'isabato y'abakristo, kuko ari wo Kristo yazutseho. Ariko ibi siko Bibiliya ibihamya, kuko Kristo ubwe cyangwa se intumwa ze ntawawuruhutseho, kandi n'ibyanditswe byera nta kintu bibivugaho. Inyigisho z'uko dimanche ni umunsi wo kuruhukwaho washyizweho n'abantu, kandi ibi biri mu migambi y'ubupapa, aho papa akomeje kugaragaza ko hakwiye kubaho dimanche nk'ikiruhuko ku isi yose, kandi uzaba ari umunsi mwiza ku miryango. Kandi ibi birumvikana ko ab'umuryango bagira umunsi bahuriza hamwe, ariko kandi akavuga ngo icyumweru, nk'uko abayuda baruhuka isabato, agamije yuko dimanche nyine izabaho, izaruhukwa nk'isabato, kugira ngo ikize umubano wabo n'Imana n'abantu hagati y'ubwabo ndetse n'abatuye isi yose. Umwuka duhe gusobanukirwa n'ibi, kubera ko vuba bidatinze umwanzi ari gushaka ko habaho itorero rimwe, ariko itorero rigamije kurenganya ubwoko bw'Imana, butazemera kugendera ku mihango, imigenzo n'inyigisho za gipfumu, kandi utazabyemera wese azatotezwa, azarenganywa. Ariko kandi Petero yavuze neza ngo ntago bikwiye ko twakumvira abantu, ahubwo igikwiye ni uko twumvira Imana. Uwiteka yanyeretse ko hariho abana be batazi isabato, ku bw'ibyo ntibayitondera.
ariyo mpamvu natangiye mbabwira iby'ubuhamya bwanjye uko nayimenye. Icyampa ngo uyu munsi wa none wowe utarayimenya wemere kumurikirwa n'umucyo mvajuru kuri iyi ngingo. Ezekiyeli igice cya 20 ku murongo wa 20 haravuga ngo nimujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Isabato ni ikimenyetso hagati y'Uwiteka n'ubwoko bwe, kugira ngo tumenye ko ari we muremyi wacu, ari we utwiza. Dimanshi yashyizweho n'umuntu, ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko kizaba ikinyamaswa igihe kuruhuka dimanshi bizaba ari itegeko ku isi yose rihata umuntu wese usenga. Turi mu gihe rero abana b'Uwiteka bari gushyirwaho ikimenyetso cye mu ruhanga. Mbese twese hamwe ntitwaharanira kwakira ikimenyetso cy'Uwiteka, kuko abagifite gusa nibo bana b'Imana, kandi nibo bazarokoka igihe kurimbuka kuzaba gutunguye abatubaha Imana. Yesu yatubwiye bitaraba ko tuzangwa n'amahanga yose aduhura izina rye. Ibihe bigoye by'inzara, inkota, ibyorezo, gushoberwa biziye abatubaha Imana. Bazavuga ko ari twebwe biturutseho, cyangwa ari twe dutumye ibyo byago bibageraho, nk'uko Ahabu yabeshye Eliya ngo niwe uteje, cyangwa se niwe wateje amapfa. Kandi ibi byatewe n'uko banze ukuri, banze umucyo, bahitamo ibinyoma, bahitamo umwijima, bahitamo gukorera Bali aho gukorera Imana. Bazibwira kutugirira nabi nk'uko Yezebeli yagambiriye kugirira nabi Ahabu. Ariko kandi Imana yabanye na Eliya, izabana natwe. Ntituzabura icyo kurya, ntituzabura icyo kunywa, yewe ntituzabura n'aho ducumbika. Icyampa ngo uyu munsi tuvuge nka Dawidi tuti nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kutagucumuraho. Ariko ntabwo twabika icyo tutize, ahubwo ni mutyo tugira igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyacu, maze icyo twize tukibikire mu mitima yacu kudacumura ku Uwiteka. Toza, reka dusome aya magambo. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyere ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, niko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Uwiteka abahe umugisha. Ndabakunda. Kugera twongeye guhura twese hamwe, tube maso, dusenge kandi twirinde.